Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Dushimiye Imana muri iki gitondo. Ni igitondo cyiza Imana ituremeye kugira ngo tunezerwe, dushime. Imana rero nihabwa icyubahiro. Nkuko bisanzwe rero ni Pastor Gatera Jose guturuka muri Pentecote Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro itumye twongererwa iminsi yo kubaho, twabyutse biremera, dusohotse biremera. Imana yakoze kuturinda. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka atarinze umudugudu, abarinzi baba babereye maso ubusa. Uri Imana yakurinze, niyo mpamvu ubyutse uri muzima. Rero dushimiye Imana, Imana nihabwa icyubahiro. Mboneho no kubasuhuza mbifuriza igitondo cy'umugisha, bifuriza umunsi mwiza aho muherereye hose, amasaha mwamugezeho yose, ariko Imana irushaho kubagirira neza. Abari hirya no hino mwese, inshuti zacu, abakozi b'Imana dufatanije uyu murimo, bavuga butumwa, baririmbyi, banyamasengesho, Imana y'amahoro ikomeze ibagirire neza. Njya nkunda kubabwira ngo nitutananirwa, nitutagwa isari, tuzasarura. Mwese abadushyigikiye kugira ngo tubashe kuboneka kuri uyu murongo wa Radio Umucyo, nukuri ibidakiranirwa ntabwo izibagirwa imirimo myiza mugenda mukora, n'abadusengera kugira ngo tubibashishwe. Ibyo byose tubishimiye Imana, kandi namwe tubashimira. Imana y'amahoro ikomeze ibagirire neza. Dufite Imana izirikana, Imana yacu irazirikana, Imana yacu irazirikana. Imirimo dukorera Imana yose irayibuka. Rero ngo yigiye no kuduhemba ngo ikora muri dosiye, ngo yubura dosiye. Yigiye guhemba umuntu yubura dosiye ye, ikareba imirimo myiza yagiye akora, ikayimuhembera. Umurimo mwiza wose wagiye ukora urawuhemberwa. Yemwe n'umubi, n'ibyo wakoze byose, ibyo umuntu akoze byaba ibye n'ibyo asarura. Ariko jyewe iki gitondo ndashaka kuvuga ibyiza, Imana izabibahembere pe, kandi irushaho no kubagirira neza, irushaho no kubibuka no kubazirikana. Abarwayi abari hirya no hino, abaremerewe, abafite intimba zo mu mitima, abatazi ko bukeye, batareba umucyo mwiza uhari kubera ibibazo afite mu mutima we, kubera akazitira arimo. Uyu munsi Yesu arakugirira neza. Yesu arahura nawe, Yesu arakugirira neza. Yesu ni karuhura, arakuruhura, arakumara izo ntimba, arakumara izo mibabaro, arakuvura izo mvune zo mu mitima, arakomora izo nguma Kristo ajya yomora. Rero dufite Imana itari Bayali, dufite Imana itari Dagoni, dufite Imana ya Isaka na Yakobo, Imana ya Aburahamu. Iyo niyo tuvuga buri munsi, niyo twamamaza. Rero turayibashimiye. Rero reka dusengere ijambo ry'Imana tugiye kwinjiramo, dusengere imitima y'abantu abadukurikirana kugira ngo babashe kumva ijambo ry'Imana batuje. Urakoze Nyiribihe, urakoze Kristo wanesheje Golgotha ku musaraba. Turagushimye, tugushimiye igitondo cyiza waturemeye kugira ngo tunezerwe, tubwire abantu imirimo yawe. Habwa icyubahiro muri byose, shyirwa hejuru, uri Kristo wanesheje. Iki gitondo turagushimye kandi rwose tugushyize hejuru, uhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Dusengeye umwanya mwiza uturemeye kugira ngo tubwire abanyamibabaro, tubwire imbohe ko zibohowe, tubwire abanyamibabaro ko hari Kristo wanesheje. Mana, uyu mwanya ushyigikire, imitima y'abantu yihe gutuza, bumve ijambo ryawe. Duhagaritse imbaraga zose, imyuka mibi ikinira mu kirere no ku butaka. Umuriro w'Imana uyitwike ukongore, amaraso ya Kristo yeze ikirere, kugira ngo abantu babashe kwakira ubwiza bw'Imana, kugira ngo abarwayi bakire, abarushye baruhuke, abananiwe bose babone ukuboko kwawe. Mana, uracyakora imirimo n'ibitangaza. Ongera wiyerekane, ongera wigaragaze. Urakoze kugiye kubana natwe, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagirire neza, Imana ibishimire. Tuzanye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho 15.
Itangiriro ibice 15 ni ukuvuga ngo ni umurongo wa mbere turaheraho. Turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo w'9. Ariko nanije kukubwira ngo kwizera kuzanwa no gukiranukira Imana. Kwizera kuzanwa no gukiranuka, wakiranukiye Imana. Hanyuma kubera gukiranukira Imana bikagutera no kwizera cyane, ukizera yaguhamagaye. Buriya gukiranuka bituzanira ibintu byinshi. Gukiranuka ushobora kuvuga ngo gukiranuka ni iki? Ni ukwanga ikibi ugakunda icyiza. Niko gukiranuka. Ni ukwanga umugayo, ni ukwanga ubuhemu, ni ukugira ukuri. Niko gukiranuka. Iyo ugira ukuri uba uri umukiranutsi. Rero gukiranuka, kwizera kuzanwa no gukiranuka. Gukiranuka bizana kwizera mu muntu bikakurema. Gukiranuka bituma urama. Niba ushaka kurama, karamira kuri iyi si kandi ukaramira mu byiza. Nturamire mu nduru, nturamire mu ntambara, nturamire mu mibabaro. Jya ushakisha gukiranuka kuko nabyo barabishakisha. Ushake gukiranuka, ushake kuba inyangamugayo, ushake kubaha Imana. Ukunda Imana, ukunda ijambo ryayo, ukiranuke, uharanire ukuri. Uguharanire, uvuge ngo ni ukuri nubwo mutari bukwemera ariko ni ukuri, uguhagarareho. Ukiranukira Imana aho abantu bareba naho batakuri kukubona. Uyikiranukire. Uzarama, uzagubwa neza, uzabona umugisha, uzagera kure. Imana itugirire neza. Tujye gusoma ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Aburahamu yizera Uwiteka amusezeranya isezerano. Hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mu iyerekwa riti, Aburahamu witinya, ni jye ngabo igukingira. Uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Ijambo ry'Imana rimuzaho. Hanyuma y'ibyo, iyo abantu baganiriye, ugahura n'umuntu mukaganira cyangwa ugasura umuntu ukavuga uti hanyuma y'ibyo rero byaje kugenda gutya. Nuvuga ngo hari ibintu biba byarabaye, hanyuma y'ibyo bintu haba ibindi. Haboneka igisubizo, haboneka intambara se, haboneka ibibazo se, ariko hari ibintu biba byarabaye hanyuma hakaza ibindi bibiherukira. Noneho ijambo ry'Imana rivuze ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mu iyerekwa riti, Aburahamu witinya, ni jye ngabo igukingira. Uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Witinya, wigira ubwoba. Hanyuma y'ibyo, hanyuma y'amasezerano yari yarahawe, Imana imugarukaho. Aburahamu, murongo wa 2, Aburahamu aramubaza ati, Mwami Uwiteka, uzangororera iki ko ngenda ndi incike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyadamasiko? Ati, dore nta rubyaro wampaye, kandi wavukiye mu rugo rwanjye azazungura, niwe wavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu, riza kuri we riti, uwo si we uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Mana ishimwe. Biriya rero ibyo twibwira si ibyo Imana yibwira. Hari igihe wibwira ngo iri zuba, iyi mpeshyi ntiribunsige. Hari igihe wibwira, kandi kenshi twebwe twibwira ibintu bibi. Ntabwo uzumva ijwi rikuganiriza ibintu by'iterambere, rikubwira ko uzakomera, rikubwira ko uzarama,
rikubwira ko uzakora imirimo myiza, ahubwo ijwi rikunda gusura abantu b'Imana niribabwira ko urapfuye, biracitse, ntacyo uzageraho. Iryo ni ryo jwi ry'iterabwoba abantu b'Imana bahorana. Ariko nje kukubwira muri iki gitondo cyangwa se uyu munsi ngo witinya, 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 wigira ubwoba, wikuka umutima, wihangayika, wisharashaza umutima. Uzagororerwa ingororano ikomeye. Kubera iki? Kubera ko wubashye Imana, kubera ko wabaye mu murimo wayo. Imirimo myiza wakoze Imana ntizayitesha agaciro. Agakiza wakomeje, agakiza warinze, Imana ntizagapfobya. Witinya ibyo waretse, ukanga ubugome, ukanga ubwesikoro, ukanga kubeshya, ukaba umunyakuri aho bakubona n'aho batakubona. Imana iragutangariza ngo ntutinye, nubwo imbere yawe wahabona umwijima, nubwo wabona ibisa nk'ibitagenda, ariko nkuzaniye ijambo ry'ihumure ngo witinya. Ibyo ari byo byose hari umuntu Imana iri kuvugana nawe ufite ubwoba, bwaba ubwoba bwa kredi, bwaba ubwoba bw'uburwayi ufite runaka, baganga barakubwiye ngo ntibuzakira, baganga barakubwiye ngo birakomeye, nawe ubwawe wabireba ukabona birakomeye. Ariko nje kukubwira ngo witinya, wigira ubwoba, wikuka umutima, wicogora, wirambirwa kugira neza, wirambirwa gukorera Imana, wibivamo, wibeshya, wikwirengera ubeshya, wikwishora mu byaha ngo uri urishakira inzira. Komeza urugendo, komeza uko watangiye, komeza inzira watangiye, wicika intege. Nyagasani muri kumwe, Imana iri kukureba. Bibiliya iravuga ngo ijisho ry'Uwiteka riri ku bakiranutsi, ngo n'amatwi ye ngo ari ku cyo kugutaka kwabo. Ijisho ry'Imana niko Zaburi ya 34 havuga ngo ijisho ry'Uwiteka riri ku bakiranutsi, abantu bubaha Imana, abantu bubaha Imana. Nje kugutangariza, komeza inzira watangiye yo gukizwa, wibivamo ngo shitani akubwire ngo dore imyaka ufite, imyaka irakugendanye. Oya, oya, witinya, witinya iyo myaka, witinya igihe uhagazemo, witinya uburemere bw'ikibazo, witinya uburebure gifite, witinya ubugari bwacyo, witinya kubera kuri wenyine nta muntu ukubwira ngo pore komera. Witinya mwene data. Ariko ntabwo nzi ubwoba ufite, ariko hari umuntu ufite ubwoba. Hari umuntu ufite ubwoba Imana iri guhumuriza muri iki gitondo. Imana iri kubwira ngo komera, shikama, ihangane. Gusenga kwawe Imana irakuzi, amasengesho usenga, imirimo myiza ukora Imana irayizi. Dore izanye marayika kugira ngo agukomeze mu rugendo. Imana itugirire neza. Dufite Imana yihagije. Ayiwe, hari umugabo witwa Ezira yigeze kubihamya, aravuga ngo amaboko y'Imana arihagije. Ari mu rugendo agiye Yerusalemu gutanga ibitambo, guturira Imana amaturo, yahuye n'ibibazo, yahuye n'ibintu bikomeye, yahuye n'inzitizi mu nzira. Ubu iyi nzira turimo tuyihuramo n'inzitizi nyinshi. Aka gakiza si ukuvuga ko kagororotse gusa, utazahura n'ibibazo, utazahura n'amadeni, utazahura n'indwara, utazahura n'inzangano bakwanga banaguhora ubusa, utazahura n'ibintu bikunaniza. Bizaboneka. Intambara sinje kukubwira ngo zizabura. Tukiri kuri iyi si tuba dufashe intera mu ntambara. Ntabwo nkubwira ngo kubera ko wakijijwe kandi wubaha Imana ntuzabura ibibazo bikugora, ntuzabura indwara zikuryamisha, uzanarwaza nk'abandi, uzanajya mu kibazo nk'uko n'abandi bakijyamwo. Ariko Imana ikakubwira ngo witinya, wigira ubwoba. Ijisho ry'Uwiteka riri ku bakiranutsi, n'amatwi ye ari ku cyo bamusaba. Kugutaka kwabo y'abantu batatse Imana irabumva, ariko abakiranutsi
abakiranutsi nibo ndi kuvuga, abantu bubaha Imana, abantu badagadwa, abantu batinya ibyaha, batabinywa nk'abanywa amazi. Abo bantu Imana irabashyigikira, abo bantu Imana irabumva, abo bantu bazaba mu mujyi wa Kigali bagubwe neza. Abantu bubaha Imana bazashobora uyu mujyi bawutungiremo, bazaba mu ntara bahagubwe neza, bari mu ntara aho baherereye hose, no mu majyepfo no mu majyaruguru, aho bazaba bahari hose. Niko Zaburi ya mbere ivuga, igitabo cya mbere cya Zaburi aravuga ngo umuntu wubaha Imana, umuntu ukiranuka, umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Umuntu wubaha Imana, icyo akoze cyose kiba cyiza. Ntabwo aruhanye n'ubuzima, ntabwo yirirwa yiruka umujyi, ntabwo yiruka intara ngo bari kumuroga. Ese abo barozi bakuroga ukirirwa wirukanka wimuka uva mu mudugudu ujya mu wundi? Oya, bakuroga nibaroge, bagende bongere bacishe baroge, ntago bazagushobora. Bibiliya iravuga ngo muzarya ibyica ntacyo bizabatwara, muzakandagira inzoka na sikoropiyo. Ese izo nzoka ni iki? Si ya mahembe bakoherereza? Si ba barozi barari wawe? Si bya bitega? Muzarya ibyica. Birashoboka ko babikugaburiye, birashoboka ko n'ubu bafite imitego yo kubigutega, ariko Bibiliya iravuga ngo ntacyo bizabatwara. Dufite Imana ifite imbaraga, dufite Imana yihagije, dufite Imana ifite amaboko. Witinya mwene data, Mukristo mwene data, witinya. Nje kukubwira ngo witinya, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburahamu abaza Imana nk'uko nawe uyu munsi guhagaze imbere wayibaza uti se we wanzanye muri Kigali? Se wambwiye ngo nishake uru rugo? Se wampaye uyu mugabo? Mana niyo yamuguhaye, nubwo hari intambara, ariko witinya. Mana se wampaye uyu mwana ko ananiye? Niyo yamuguhaye, ariko witinya. Samuha agakiza, uwo mugabo azakizwa, uwo mwana azakizwa, uwo mugore azaca bugufi. Ayiwe, nishe kugutangariza ngo ntutinye, nubwo ibitinyisha bihari, ariko wemerewe kudatinya, ukagenda hejuru y'ibiteye ubwoba. Imana ikumara ubwoba mu izina rya Yesu. Iyo ndwara nubwo urwaye ukavuga uti noneho birarangiye, noneho ndagiye, iyo ntinsiga, noneho haje umurere uvuga ngo witinye, iyo ndwara izakira. Ntabwo ari ikwica, ni ukugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Noneho itangazo riturutse Siyoni rirakubwiye ngo witinya, iyo ndwara ntabwo ari izakwica. Icyo kibazo ntabwo uzagiheramo, witinya. Wigira ubwoba. Munsi umwe Abasiriya ngo bahoraga barwana n'Abisirayeli, ngo bakabatega, ariko Abisirayeli ntibagwe mu mitego y'Abasiriya. Burya umuntu ashobora kugutega ukagwa mu mutego, kavuga ati uyu muntu araza guca ibunaka, uyu munsi arajya Igikondo, uyu munsi araza kujya i Remera, kuko burya umwanzi wawe ahora kubaririza nk'umukunzi. Uyu munsi arataha kurya saa sita, uyu munsi arajya muri rancaho, agahora kubaririza, agahora abafite amakuru yawe yose 5 kuri 5. Hanyuma ngo niko Abasiriya bahoraga babigenza, batega Abisirayeli, ariko Abisirayeli bakagira uwitwa Elisa yari umuhanuzi, ngo akajya babwira ati uyu munsi ntimuci bunaka. Abasiriya bahabategeye, ngo bagakira batyo, ngo si rimwe si kabiri. Hanyuma ngo umwami w'Abasiriya kuko umutima, ngo aza guhagarika umutima, aravuga ati ariko ninde uturimo utagira ukuri, uhora utanga amakuru yacu? Ngo atangira kugira ikibazo yuko abantu bari kumwe nawe badahuje. Ariko
umwe mu basirikare aramubwira ati nyagasani nta muntu uturimo utanga amakuru y'ibyo twagambiriye gukora, ahubwo muri Isirayeli habamo umuhanuzi witwa Elisa, uwo nguwo niwe ujya umenya n'ibyavugiwe mu murere. Bibiliya iravuga ngo atuma intumwa, arababwira ati si uwo muntu umeze utyo umenya ibintu bihishwe ari, arababwira ati ubu ngubu ari Dotani, ngo atuma abajya kumuzana kumufata ngo bamwice. Bibiliya iravuga ngo barara bagenda ngo bakesha ijoro ngo bagota uwo mudugudu w'i Dotani. Hanyuma igitangaje, imbaraga z'Imana zirakomeye. Wowe Imana ikongerera imbaraga, Imana igukore ku maso. Elisa yiryamiye, yubaha Imana, akoreshwa nayo, nta cyaha, nta mutima umushinja ikibi. Ariko reka nkubwize ukuri mwene data, mu Kristo mugenzi wanjye, mukozi w'Imana, muvuga butumwa, va ku bantu, dore Imana. Ujye utunga umutima utagushinja icyaha. Kera bajyaga batubwira tutarakizwa, bakaducira imigani ngo kami ka muntu ni umutima we. Bivuga ngo umutima wawe niwe muhamya, batarakurondora ubuze ukuri. Ujye utunga umutima utagushinja ikibi, babibona batabibona, ariko we wumva wicaranye inzira z'igisiyoni, wumva umutima wawe nta rubanza ugucira. Bavuga baturiya muntu ni umwibone, ariko wowe uvuga uti Imana, ariko ubu ndi umwibone cyangwa ni icyasha shitani ari kunsiga. Baturiya muntu arirata, ariko uvuga uti Imana, ubu ndirata. Nibura ugerageze ibiko bakuvuga kubi, wowe ushake kugira ngo uvugwe neza, kuko hari igihe umuntu bamuvuga nabi ariko atari ko biri. Hari n'igihe bavuga ibiriho, nibavuga ibiriho ujye uca bugufi wihane, usaba Imana imbabazi, kuko Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. N'uyu munsi abantu Imana ibwira ngo ntibatinye ni abantu bafite imitima itabarega ikibi, ni abantu bafite umutima utabashinja icyaha. Nje kubatangariza ngo nimutinye, nubwo hari ibibateye ubwoba, ariko wowe ntutinye, wowe ntugire ubwoba. Imana ni ishimwe, Imana data wa twese nihabwa icyubahiro. Igitangaje kandi kinejeje, Elisa ngo baraye bagenda ijoro ngo bajya kumuhiga, kuko bari bamaze kumenya amakuru ko ari Dotani. Ngo bagota umudugudu, ngo bahageze ngo barawuzunguruka. Uwitwa Gehazi yari umugaragu we, arasohoka ajya gutegurira shebuja, ajya kumushakira amazi yo gukaraba, ajya kumutegurira cyayi se yo kunywa, ajya kumutegurira imyenda se yo kwambara. Ngo agiye kubona abona umudugudu bawugose, ngo asubira mu nzu yiruka, ngo abwira shebuja ngo databuja turashize. Bibiliya iravuga ngo, aravuga ngo hari ingabo zatugose. Ngo Elisa aravuga ngo Uwiteka we muhumura amaso arebe iziturinze. Ntabwo yigeze atinya, muhumura amaso, asenga Imana ngo ihumura amaso ya Gehazi, amenye ingabo zibarinze ko ziruta izabateye. Buriya imbaraga z'Imana zikurinze ziraruta abo barozi bagukikije, ziraruta abo bagome bakwicira ubukwe, ziraruta abo banzi birirwa bagambana ngo bagukuze mu kazi, ziraruta ayo magambo y'umuntu uri mu matwi ya shobuja ariho akurega ibinyoma, ziraruta ayo mahugu bagushyiraho bashaka kuguhuguza. Imbaraga z'Imana, ujye utunga umutima utagushinja ikibi, ujye uharanira gukora ibyiza, ujye uharanira kubana n'Imana. Nkuzaniye itangazo, ntutinye. Uri mu rugo rwakunaniye, imyaka irakugendanye, ibaye 45, ibaye 50, nta nukubaza, nta nukubwira ngo bonjour, biramaze. Imana ifite inzira sirenze igihumbi, Imana ifite icyo yakora, Imana ifite icyo uko yakugenza. Imana ntiyakuburira igisubizo. Hari igihe wajya imbere y'umuntu, niyo yaba boss wawe, ukamubwira ibibazo ariko akakuburira igisubizo. Ariko dufite Imana ishobora byose. Ntutinye mwene data, se wanyumvise, sunteze amatwi.
ko Imana ikuntumyeho, iri ko ari itangazo riturutse i Siyoni. Hari imbaraga ziri kukuburabuza, hari imbaraga ziri kukunaniza, hari imbaraga ziri kugucogoza. Bibiliya avuga ngo Elisa bamaze kumutera, bamaze kumugota, abwira Imana ngo Mana muhumura amaso Gehazi arebe, ngo Gehazi agiye kubona abona ingabo zibagose ngo zifite imbaraga kuruta izabateye. Nanjye nanije kugutangariza ubwo burwayi, imbaraga z'Imana ziburusha imbaraga. Ubwo burwayi buri munsi y'imbaraga z'Imana. Iyo ndwara yagufashe mu gifu, iyo ndwara yagufashe ku mutima, iyo ndwara ya kanseri, iyo ndwara ya diyabete, iyo ndwara y'umwijima, iyo ndwara y'amara, iyo ndwara y'impyiko, iyo ndwara y'amaso, iyo ndwara ya stroke, Uwiteka aje gutangaza ngo ntutinye, amaboko y'Imana yirusha imbaraga. Iyo ndwara ya sida iri kukumunga amagufwa, iyo ndwara yo kuvura amaraso, abo bose Imana iri kubantangariza. Hari taburo yabo iri kugenda inzi imbere. Yo je kukubwira ngo witinya. Urwo ruko rukunaniye, umaze imyaka 5 utarurimo, umaze imyaka 10 waratandukanye n'umugabo wawe, kandi Imana yararuvuzeho. Witinya. Imana nikangwa n'igihe kirekire, Imana nikangwa n'ubwinshi bw'ibibazo, Imana nikangwa nikangwa n'uburemere bwabyo. Umaze imyaka 20 uri mu kibazo runaka, ubwinshi bw'imyaka ntago bubuza Imana gukora. Nkuzana itangazo riturutse i Siyoni. Iyo mu ijuru yavuze ngo witinya, iyaguhamagaye yahamagaye ikagukura mu byaha, ikagukura mu busambanyi, ikagukura mu bujura, iyaguhamagaye ikakugira uwo kwizerwa, ukasigara uri umukristo ujya kwigaburo, ugasigara hari ibintu ugira kirazira. Uyu munsi nkuzana itangazo ry'amahoro. Ntabwo waruherutse kumva inkuru nziza, ntabwo waruherutse kumva amagambo aguhumuriza, ariko ni ijambo riturutse ku nyiri ijambo yakubwiye ngo witinya. Ntabwo ari Aburahamu ubwiwe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hanyuma y'ibyo y'ibyo umaze iminsi unyuramo, y'ibyo umaze iminsi utambuka, hanyuma y'ibyo bintu, hanyuma y'izo manza, hanyuma y'ubwo burwayi, hanyuma y'ubwo bukene n'ubushomeri, ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mwiyerekwa riti witinya Aburahamu, nijye ngabo igukingira, nijye ngabo uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Imana izaguhemba mubyeyi wa mukobwa we. Niki kikubujije amahoro? Niki kigutuma udasinzira? Ariko ubundi wabuze iki? Iyo ndwara ntabwo ari ikwica, nubwo hari ijwi ryakubwiraga ko upfuye, ariko uyu munsi Imana irahinduye. Ubayeho, nubeho, nurame, kandi ngiye kubasengera. Murongo wa 2 atubwiye ngo Aburahamu aramubaza ati, Mwami w'Iteka, uzangororera iki ko ngenda ndi incike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyadamasiko? Ati, dore nta rubyaro wampaye, kandi wavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, oya, uwo si we uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa.
aramusohora, aramusohokana, aramubwira ati rarama urebe ijuru, ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara. Ati urubyaro rwawe nuko ruzangana. Nuko yizera Uwiteka, abimuhwaniriza no kwizera. Imana ishimwe. Imana yamubwira iti Aburahamu, Eliyezeri ntabwo ari uzaragwa ibyawe, ntabwo ari uko biri. Aburahamu, narakubwiye ngo uhaguruke uve mu muryango wa Sotera, narakubwiye ngo uve muri Uri y'Abakarudayo, urabikora, ntabwo wigeze uninira. Aburahamu, urugendo wagenze waranyumviye, wavuye mu muryango wawe, uva mu nzu ya so, uva mu gihugu cyanyu. Hari ikintu wakoze, hari intambwe wateye. None ndashaka kukubwira uyu munsi, ndashaka kugutangariza, Eliyezeri wavukiye mu rugo rwawe ntabwo ari uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka mu rukiryi rwawe, uwo nguwo niwe uzaragwa, niwe uzahabwa umunani w'ibyawe. Bantu b'Imana, Imana irazirikana. Uyu Aburahamu, iyo dusomye mu bice 12 by'iki gitabo cy'Itangiriro, tubona ukuntu Imana yamwimuye, kamubwira ngo imuka, iramwimura. Wowe nyir'inzu niyo gusabye inzu ye ujya kuyimuha murinze kujya mu murenge, ukanga kuva mu nzu y'abandi. Ariko Aburahamu Imana yamukuye mu gihugu cye, imukura mu muryango we, imukura mu nzu ya se, iramujyana, iramubwira ngo genda, nzakwereka aho uzajya, nzaguhera umugisha. Arumvira. Narimbuze ngo wowe no kugukura mu nzu bagukodesheje, nyirayo yayikwatse biba intambara, nta n'itafari washyizeho, yewe nta n'akarange wigeze ushyiramo kuva wahagera. Ariko nyiriza kugati muvandimwe, uku kwezi ndashaka inzu, murinda kujya kwa mudugudu, gahimba ibinyoma, kandi uri umukirisitu. Ariko ushaka umutima utagushinja ikibi, ushaka umutima ufite ukuri, uharanire kugira ukuri. Imana ije kukubwira ngo ibindi ntibikureba, iyo ndwara ntikureba, ubwo bushomeri ntibukureba, ibyo bibazo bigukikije ntibikureba. Tunga umutima ufite ukuri, tunga umutima wubaha Imana, tunga umutima wubaha Imana, tunga umutima w'ubwenge. Imana itugirire neza. Ndumva ashaka gusenga, ndumva gushaka gusengera abantu banyamugirya nino. Ntago babaye abapagane ngo tubimenye, turire, tuvuze induru, tuvuge tuti runaka subiye inyuma Mana, ahubwo bafite agakingirizo ka Bibiliya, niko bagendana, gutera za Haleluya ndende, kumenya imirongo yanditsemo, ariko ari agakingirizo. Ese ubwo ubona uzarengerwa nande? Ese Imana kureba ahantu hijimye, Imana kureba kwibuye, ireba ibuye ry'umukara, imenya agashishi k'umukara kari kwibuye ry'umukara, ngo munsi y'ibuye ry'umukara ibona agashishi k'umukara, ngo kandi hari ijoro ry'umukara. Ijisho ry'Imana rikabona ka gashishi. Ibyo bintu urenzaho, ugenda urenzaho, wivugisha amagambo meza kandi atari mu mutima wawe, izo manza wirirwa ucira bene so, watunze umutima utagucira urubanza, ukareba ko utabona Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Imana ko ariyo yaremye ijuru n'isi, Imana ko yihagije, Imana ya Aburahamu ko yihagije. Ibyo bintu birirwa bakubwira ngo izinguze, ngo hari abaganga. Abo baganga bavuye he? Barise hashikase n'aba Faisali, n'abaganga bahehe? Wirirwa uzamuka imisozi ujya mu buzu bw'ubuhegeni ngo uri kwivuza,
ahubwo kuri kwiyongerera ibibi mu bindi. Ndatangariza abapfumu n'abarozi, Imana yabo nta mbaraga igira. Bigushuka, bigukarabya amazi mu mayira abiri, bikuhagira amazi y'umunyu ngo uzakwangiriza uruhu. Izera Imana utunga umutima utagushinja ikibi. Imana izakuzingura. Simvuga ko batakuzinga, ariko niyo izingura. Simvuga ko batakuroga, ariko igirogora. Simvuga ko intambara n'indwara n'ibyorezo bidahari, ariko iyo twiringiye intare y'umuryango wa Yuda, igishitsi cya Dawidi yaranesheje. Ndagutangariza uyu munsi wa none, urwo rugo wavuyemo, tunga umutima utagushinja ikibi, Imana izarugusubizamo. Abo bana bakunaniye, ndagutangariza uyu munsi wa none, Imana izabagaruza ubugwaneza. Tunga umutima utagushinja ikibi. Uyu mugabo wiburabuza, uyu mugabo kunaniza, tunga umutima utagushinja ikibi. Gutunga umutima utagushinja ikibi. Mwene data, ndashaka kugusengera. Ndashaka gusengera umuntu ufite umutima umushinja ibibi. Ariko akavuga ati uyu munsi nongeye kwibutswa imbaraga z'Imana. Uyu munsi nongeye kwibutswa imbaraga z'Imana, ndashaka gutunga umutima utanshinja ikibi. Uwo muntu ndashaka kumusengera. Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi, iri kuvuga ngo ushatse waza, ngo imbabazi z'Imana zigihari. Mwene data, mukristo, mugenzi wanjye, ngwino wizere Imana. Va mu byaha, rekura ibyaha, rekura ubusambanyi. Ntabwo Imana izagushyigikira ngo igushyingire uwo musore usambana nawe, ntibishoboka. Kuva usambana nawe nimuzashyingiranwa, uzahorana intambara, hanyuma murangize mwishyingira kwange, hanyuma kwanga kuzinukwe. Kuva warageze mu kazi, Imana yagucira inzira ukabona akazi, hanyuma ukageramo ugatangira gukora amanyanga, ukarya ruswa, ukiba, ugasuzugura abantu, ntabwo uzagatindamo, ntibishoboka. Nina bakwirukana ntuzabona n'akandi. Ariko nukageramo ukubaha Imana, ugakora neza icyo bagushinje, ukakira abantu neza, serivisi zawe ukazikora neza, niyo kahagarara Imana yaguha kandi. Ndaza kugutangariza ko Imana ifite imirimo. Imana ifite amabiro, ifite za ministeri, ifite ahantu yagutereka, ifite amasoko. Leta ya Siribone fire, Jere dota kinimbo radone. Gutunga umutima utagushinja ikibi. Mwene data, mukristo, gutunga umutima utagushinja ikibi. Akazi karangira, ntago mubizi se? Ntago muzi amakuru ya Eliya? Eliya ntago mbabwire mumubaze, muzabaze Eliya, muzamubaze. Igihe yagiriraga Imana ishyaka, agahagarika imvura, agahagarika ikime, akavuga ngo nshingiye kugasuzugura habasuzuguye Imana ya Isirayeli, nta mvura izongera kuhagwa, nta n'ikime bazongera kubona Abisirayeli basuzuguye Imana. Imvura irahagarara imyaka 3, rebira izuba ry'amezi ry'ukwezi kumwe ukuntu ritwahagije. Imyaka 3 n'amezi 6 muri Isirayeli haruma. Abantu babura ikime, bakoza ururimi, amazi arabura, indogobe zirasonza, abantu ibintu biruma, uruboga rurabura, karoti zirabura, imiteja irabura.
ibijumba birabura, imyumbati irabura, abantu barasonza. Hanyuma Imana ibwira Eliya ngo Eliya we, jya ku kagezi kitwa Kireti gateganye na Yorodani, ujye unywa amazi yako, ntegetse igikona kujya kikugemurira umutsima n'inyama. Wese ntiyari gusonza, ariko kubera ko yubahaga Imana ntabwo yigeze asonza, yaryaga umutsima akarya n'inyama, kanywa amazi y'akagezi k'Imana. Yo utunze umutima utagushinja ikibi, Imana iragutunga pe. Imana iragutunga, Imana igushakira akazi ukakabona udasambanye, ikakabona utariye ruswa, ukakamenya utagiye kugambanira ukarimo, ikakaguha. Yukagezemo ugakomeza ukayubaha, igenda ikugirira icyizere, ikanyura mu bakoresha bawe. Nawe se wowe urabona akazi ugatangira kwirwanaho, tangira kugira ubunyanga, tangira kwicira inzira. Oya rwose, reka dusenge Imana, ahubwo Imana iguye gutunga umutima utagushinja ikibi. Imana iguye gutunga umutima utagushinja ikibi. Uwo mugabo nta kibazo afite, tunga umutima utagushinja ikibi. Uwo mugore nta kibazo afite, tunga umutima utagushinja ikibi. Tugiye gusenga. Ukeneye gushyingirwa, ukeneye urubyaro. Mana runaka twashakiye rimwe, umwana watangiye garidiyeni aramaze, nawe n'uwawe naza azayitangira. Umuntu wese agira igihe cye, umuntu wese agira igihe cye, umuntu wese agira wikendi ye, umuntu wese agira samedi ye. Wireba ku bandi, wetunga umutima utagushinja ikibi, Imana ikugirire neza. Tujye no kubasengera, kandi ngiye gusenga Imana. Ndumva Imana ihagararanye nanjye, irashaka kugira neza abantu bariho bicuza, bariho bavuga bati imitima yacu ntabwo icyubaha Imana, imitima yacu ntabwo ikigenda neza, imitima yacu ntabwo igihagaze neza. Urazamura ikiganza, uraca bugufi, ufata icyemezo ntakuka, uvuga ngo guhera none ngiye gutunga umutima utanshinja ikibi. Imana Bibiliya iravuga ngo nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi muzabyongererwa. Imana yakwima umugabo umwe yamukwima, cyese niba ushaka batanu kandi nayo yari bafite, ariko umugabo umwe ntabwo izamukwima ngo musezerane kwa pasiteri abahesha umugisha, mujye mu murenge gitifu abahesha umugisha. Ntabwo izamukwima pe. Umwana ntabwo izamukwima, uzabaze Hana yaramubyaye, harangije avuga ngo ingumbi byaye 7. Cyese Imana niguha izakongera. Imana yacu, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana ya Aburahamu, Imana twizeye, ubwoko bwawe ndabusengeye, mbasabiye imbaraga uyu munsi wa none. Hagira abantu ugarura mu buntu bwawe, abateshutse, abakubita hirya no hino, abafite ubuhemu mu mitima, ubahe gutunga imitima itabarega, imitima itabashinja ikibi, ubahe gutunga umutima utunganye, umutima wubaha Imana, umutima utengurwa, umutima uhinda umushitsi, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imbaraga zisumba byose ziboneke ku bantu bawe, kandi Yesu Kristo w'i Nazareti wongerera abantu agakiza, wongerera abantu gukizwa, uhembura imitima inaniwe. Hari abarwayi bakize indwara z'imyuka mibi, indwara z'amayobera, indwara za kanseri na za diyabeti, indwara z'imyijima n'impyiko, indwara za stroke, indwara z'ibyorezo zo mu minsi y'imperuka, indwara za pararize. Ukiza abantu bawe, rambura ikiganza, bashomeri akazi, abarushye nibaruhuke, abakobwa bana bakure ku misozi bahagazeho bamaze kunanirwa, washyingira baha abagabo bakwiriye bazima bazatuma bagukorera, abakwiringiye nibahure nawe, abarwayi nibakire, ruhura abarushye, abantu bawe bagirire neza. Urakoze kubikoze, cyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibishimire kandi bahe gutunga umutima utabashinja ikibi. Imana ibagirire neza. Reka mbahe telefone, ariko mujye mumbabarira, telefone
ziba ari ebyiri cyangwa eshatu, ariko umuntu arahamagara iyo bidaciyemo urayibika, wumva ushaka kuvugana n'umukozi w'Imana urayibika ukavuga ati nahuguka turaza kuvugana, ariko iyo uhamagaye bigakunda nabwo ntacyo. Kandi abandika message turazisengera, jya wandika ntugategereze ko tuzisubiza, turazisengera, tuba duhagaze aha kuko dukora iby'Imana yatubwiye, turabisengera. Iyo wanditse message rero jya wizera ko twasenze, kuko hari abatubwira bati cya gihe Imana yarakoze. Imana rero ibaha umugisha. Reka mbahe telefone ni 0785 98 944, 0785 98 944 944, na 0722 072 74 34 93 0722 74 34 93. Imana ibaha umugisha. Philadelphia, Imana iratsinda.